Thank you so much. uriya mugabo mwabonye uriya utwaye ariya mafaranga aba yagarutse yose iyo aza gushishoza mbere yo kwishyura ibihumbi 4 by'amadolari n'amarupiya 3,342 amarupiya ni Indian currency ni amafaranga akoreshwa mu Buhinde mu gihugu cy'Ubuhinde kuki ugomba gutanga amafaranga miliyoni 10 20 30 40 ukayatanga gutyo utabanje gushishoza harimo kutagira amakenga izi telefone zafashwe nyuma yo kwakira ibirego bitandukanye by'abantu batandukanye telefone 280 hari 4 bafashwe baziba turaza kubabwira amayeri bakoresha hari abandi bagishakishwa hari nabo izi telefone zagiye zifatanwa baziguze n'abazibye bakavuga bakemera igihombo tukoroshya ibintu ikindi aba bantu mu mayeri bakoresha bakubwira ko ari imari ishyushye bihuta bashaka amafaranga ariko izo mpuhwe zo guteza cyamunara ubutaka bwo muri uru Rwanda ukumva ko hari uko nagiyemo mu bukwe nari ngiyemo mbona abantu barahagurutse bose bagiye gutanga kado ariko nari nicaye ku meza imwe ndebe imeza hariya ndavuga nti mbega ubupfayongo baragurutse barazita ariko ngira ngo aho ndakeka ko nta wa muntu wari uhari uziba nanjye nguma mpanze ijisho hariya bagarutse ndababwira nti ko mwese mwagiye gutanga kado mukabura n'umwe musiga hariya urazira telefone zanyu bazibye ubwo simwe ntibyari biturutse ku burangare bwanyu mwaransubiza nubwo bazitwara se simbo n'ubundi mujya muzisubiza abantu ntabwo sha ntabwo nibyo rwose namusubije ko ifite ubushake bwo gushaka izi telefone z'abantu zibwe mu nsengero ntabwo bahatinya bariya abantu nta hantu batinya no mu nsengero bajyamo ugahaguruka ugahimbaza ugahumiriza ukamanika amaboko telefone yawe ukayishyira ku ntebe inyuma yawe ubwo ni ubupfayongo ni ubuteganye buke kugira ngo bamwe muri mwe harimo ba YouTubers sibyo mwirwa mwamamaza ngo abantu batanga akazi bagenzi banjye muramamaza abajura they give you the money, you count, get closer. Ubu ngira ngo nyuma y'igikorwa cyo kubereka abantu bakekwa kuba barakoze ibyaha bitandukanye ngiye kuza kubasobanurira tugiye kubanza igikorwa cyo kugira ngo dusubizwe uyu mugabo wibwe amafaranga ye ayibwe n'umukozi. Details z'iyo case turaza kuzisobanura hanyuma turakurikizaho n'undi ubundi tuganire.
envelope and your wallet. Wallet with the driving license. That one is important, sir. Very important. Thank you so much, sir. Thank you. Thanks. Hariya sinzi kuri buyabare. amafaranga yawe ebyiri eshatu enye esheshatu n'igice zirindwi aya ngaya ni magana inani ni magana imwe na magana imwe na magana abiri imwe na magana atatu n'icyiciro kimwe ko ibikorwa byagenze. Mwakoze cyane kwitabira ubutumire nk'uko dusanzwe dufatanya mu kazi ka buri munsi ko kurwanya ibyaha, ko kwigisha abantu uburyo bagomba kwitwara ndetse n'ubutumwa bw'abishora mu byaha mukadufasha kubagezaho. Turabashimiye cyane kuba mwitabiriye uyu mwanya. Mwabonye ko hari ibikorwa bitatu byakozwe. Ni ibikorwa twahurije hamwe bishingiye ku kazi kacu ka buri munsi ko kurwanya ibyaha, kubikumira ndetse kubita w'umunyamahanga mwabonye yibwe n'umukozi we, amwiba amafaranga yakoraga mu rugo arayatwara. Ikindi gikorwa cya kabiri ni igikorwa kijyanye no gusubiza n'ubundi amafaranga yafashwe ubwo hakorwaga ubujura cyangwa se escroquerie
umuntu yaragiye kugurishwa ikibanza n'abantu batari ba nyiracyo. Ngira ngo ubushize ubwo duherukana, reka mbasabe mufunge hariya, mufunge ntihagire uwinjira cyangwa ngo asohoke, tuganire neza kuko nibyo bidufasha. Kiriya gikorwa mwabonye cya kabiri cyo gusubiza umuntu amafaranga, muri no minsi hari abantu bari gukoresha impapuro mpimbano. Impapuro mpimbano ariko bagamije icyo nakwita kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, bakiyandikaho imitungo y'abantu bakayigurisha. Ngira ngo ubushize ubwo duherukana hari abandi mwabonye. Iki rero iyi yari resulta y'ibikorwa by'ubushize. Ikindi cya gatatu mwabonye bari abasore baje nabibye telefone. Nicyo gikorwa kigiye gukurikiraho cyo gusubiza telefone ba nyirazo bari barazibwe. Twabatumiye rero kugira ngo tubagezeho amayeri akoreshwa n'aba bantu biba cyangwa se bihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Ayo mayeri impamvu tube tuyababwira ni ukugira ngo utazagwa muri uwo mutego, utazaba nka wa muntu uvuga ngo iyo mbimenya, ariko iyo tubibabwiye mbere urabimenya, bakugeraho ukababwira ati nakumenye. Ndetse iyo ubimenye wabamenye koko ntabwo biba bigomba kurangirira aho ngaho, ubwo uba ugomba no gutanga amakuru. Iyo tumenya amakuru turabyirinda. Ni ukuvuga ngo iki gikorwa tuba turimo nta kindi kiba kigamije, ni kugira ngo tumenyekanishe ibikorwa dukora, tubwira abantu amayeri akoreshwa n'abagizi ba nabi kugira ngo babyirinde. Muri make ibikorwa nk'ibi ngibi iyo twabatumiye biba bigamije gukumira ibyaha. Gukumira ibyaha kuko imenya amayeri urayirinda. Telefone mubona hano zafashwe zingana na telefone 280. Ni telefone zibwe n'abantu batandukanye, hari abagishakishwa. Turahera rero kuri iki gikorwa cya mbere wenda cyo kugurisha ubutaka bw'abantu. Nyuma y'uko tariki enye Ukuboza 2024 twerekanye abagabo batatu bafatiwe mu bikorwa byo kugurisha ubutaka bw'abantu bakoresheje impapuro mpimbano. Twakomeje gukora iperereza, hanyuma RIB iza kumenya amakuru ko hari abandi bantu bari gushaka kugurisha ubutaka, bya bindi byo guhererekanya twita transfer. Bahise bafatirwa mu cyuho. Ni babandi wabonye umugore n'umugabo, umugabo yitwa Kayiranga Calixte afite imyaka 51 na Kayirebwa Aline. Uko babikoze rero bariya nubwo babonye babiri ntabwo ari umugore n'umugabo, ariko mu bikorwa bakoraga bari bise umugore n'umugabo, bira by'ubujura. Umugabo wa Calixte Kayiranga aba hanze mu Burayi. Uyu mugore rero mwabonye Kayirebwa Aline niwe wigize nk'umugore wa Calixte. Bafata indangamuntu y'umugore w'isezerano wa Kayiranga Calixte bashyiraho ifoto ya Kayirebwa Aline nk'indangamuntu. Nyuma y'uko dutangaje bari abafashwe, abantu batangiye kujya bagira amakenga, n'abanoteri batangiye kugira amakenga, barabitugaragariza ko bagize amakenga. Ndetse n'uwari ugiye kugura amaze kubona ibyangombwa yagize amakenga. Rero aho ngaho RIB yahise igoboka irabafata, ibafatira mu cyuho, ifatira igerageza no kugaruza amafaranga $9,800 z'amafaranga y'amanyarwanda n'amadolari 5,000. Uriya mugabo niyo atwaye. Ku mafaranga $24,000,000 yagombaga kugurwa cya kibanza bari bumvikanye. Ayo ngayo arengaho bari bamaze kuyarya, bari bamaze kuyatererana. Urumva ba komisiyoneri babajemo, kuko umuntu ujya kwihesha ikintu cy'undi bagira icyo bita muri za mvugo z'iki gihe ngo baraheba, kuko abagurisha ikintu cy'abandi yatwaye atwarayo.
Ni ikibanza rero giherereye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Jabana, akagari ka Kabuye, mu mudugudu wa Tetero. Bariya bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Rusororo. Uko mwababonye, Kayiranga Calixte na Kayirebwa Aline ntabwo ari umugore n'umugabo, ariko muri kiriya gikorwa cyo kwiba, cyo kwesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, bitwaye nk'umugore n'umugabo, kuko umugabo ntiyari kubasha kugurisha umutungo asangiye n'umugore nta burenganzira umugore w'isezerano yamuhaye. Niyo mpamvu rero bashatse gukoresha ubwo buryo. Hano turaza gutanga ubutumwa tubuha ba noteri ndetse n'abandi bantu bagura ubutaka. Bakurikiranwaho rero ibyaha bitatu byo gukoresha inyandiko mpimbano, gukoresha umutungo w'urugo mu buryo bw'uburiganya, kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Iki cyaha cya mbere cyo guhimba inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano ni icyaha gihanwa n'ingingo ya 276 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, aho ubihamijwe n'urukiko ahabwa igihano cy'igifungo hagati y'imyaka 5 n'imyaka 7, hakiyongeraho n'ihazabu y'amafaranga iri hagati ya 3 na 5 cyangwa se kimwe gusa muri ibyo bihano. Naho icyaha cya kabiri cyo gukoresha umutungo w'urugo ku buryo bw'uburiganya ni icyaha gihanwa n'ingingo y'150 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, aho igihano yahabwa aramutse bihamijwe n'urukiko ni igifungo hagati y'amezi 3 kugera kuri 6. Ubutumwa rero dutanga, ubutumwa bwa mbere turabuha ba noteri b'ubutaka cyangwa se ba noteri bigenga. Turashima ko ubutumwa twatanze ubushize hari ababwumvise, hakaba hari abantu nk'aba ngaba babashijwe gufatwa, ariko noneho turagumya kubabwira ngo mugire amakenga ba noteri abigenga, ari ab'ubutaka n'abatari ab'ubutaka. Turabagira inama yo kujya bagira amakenga igihe cyose bagiye gukora akazi bashinzwe, nk'uko ko guhererekanya ububasha, kuko harimo uburiganya bwinshi, harimo ububandi bwinshi, harimo amanyanga menshi. Mwayabonye aho Kayirebwa yiyita umugore wa Kayiranga, kandi ubwo baciye inyuma umugore w'isezerano kugira ngo bamuciye inyuma kugira ngo bagurishe ubutaka. Ayo makenga turabasaba kuyitondera, aho bagize dute bagasubira inyuma, bakabanza bakaverifiya neza, bakabyitaho ibyangombwa umuntu agiye gutanga, ugurisha ndetse n'ugura. Abagurisha cyane nibo bafite ikibazo, kuko nibo baba bashaka amafaranga. Noneho ubutumwa bundi tugena turabugenera abagura. Abagura nabo turabasaba kujya babanza gushishoza. Uriya mugabo mwabonye uriya utwaye ariya mafaranga aba yagarutse yose, iyo aza gushishoza mbere yo kwishyura. Yarabanje arishyura, agatima karamukubita, arashishoza, habasha gufatwa make. Ntabwo navuga ko ari make ugereranyije nayo n'agaciro k'ikibanza, kuko ntabwo twavuga ko kugaruza $9,800 n'ibihumbi 5 by'amadolari ubwo mwakora mugakuba ni hafi $16,000 cyangwa zisatira 17 muri $24,000. Nakazi kabaka, ariko nayo ngayo aba yabuze, aba yagiye. Iyo ugize amakenga mbere yuko wishyura, nta na rimwe rigomba kugucika, kuko burya ifaranga riravuna. Murabizi mwese amafaranga aravuna. Ntabwo yarakwiriye kujya agenda gutyo, kuko ifaranga ry'umuntu uba ugomba kuritanga ku kintu nawe ubwawe ubona ko kizakugira akamaro. Ikindi gikorwa rero nicyo uriya mugabo w'umunyamahanga mwabonye wibwa amafaranga n'umukozi wo mu rugo witwa Niyonsenga Esther, akaba yari umukozi wo mu rugo, akaba yaribye amafaranga, amadolari, turayita amadolari. Yibye amadolari, aragenda ajya kuyahisha kuri ya mugabo we. Ni umugabo babana ariko batasezeranye. Yibye ibihumbi 2,900.
hanyuma amaze kuyiba aragenda ayabitsa uriya mugabo, ariko yose yagarutse nk'uko yayatwaye. Ayibye yose yaragarujwe uko yari 4,000 by'amadolari, ariya 2,900 niyo yahise ajya guha namwita umugabo we, hanyuma ayandi arayatwara, ariko yose tuza kuyabafatana. Hafatanwa 4,000 by'amadolari n'amarupiya 3,342. Amarupiya ni Indian currency, ni amafaranga akoreshwa mu Buhinde, mu gihugu cy'Ubuhinde. Yayibwe yose yagarujwe. Gusa ubutumwa dutanga, iyo ufite amafaranga nk'aya kuki utayabika muri banki, kuko uyabika mu rugo wumvise ko nawe yavuze ngo yayifite mu rugo ari mu ikofi ngo yibagirwa gusiga adafunze. Ibyo nabyo ni uburangare bushyira mu kaga cyangwa ibyago byinshi amafaranga cyangwa umutungo wawe ufite. Ni byiza rero ko tugira za banki, ni byiza ko amafaranga yacu twajya tuyabika kuri za banki, kuko biyarinda ibyago byinshi byo kuyiba. Ndetse ndasaba ko dutuza telefone dusishyire muri silence. Iyo uyu mugabo aza kugira amakenga, amafaranga akabika kuri konti, ntiyari kwibwa. Agize amahirwe we agarutse yose, ariko hari igihe atagaruka yose. Kuyabika ahantu hagaragarira buri muntu wese, ndetse niko gushyira ibishuko ku muntu, temptation ku muntu runaka, umukozi wo mu rugo. Gusa ntabwo niba bagushyize amafaranga imbere biguha nawe uburenganzira bwo kuba wayiba. Nuko nubundi murabizi ko umubaji w'imitima atayiringanije. Wowe bashobora kuyagushyira imbere ukifata, ariko undi bashobora kuyamushyira imbere ntiyifate. Bakurikiranyweho rero ibyaha bibiri, icyaha cyo kwiba gihanwa n'ingingo y'166 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Igihano yahabwa aramutse abihamijwe n'urukiko ni igifungo kuva ku mwaka umwe kugera ku myaka 2, akiyongeraho n'ihazabu y'amafaranga hagati ya miliyoni na miliyoni 2. Ikindi cyaha cyo guhisha ibintu bikomoka ku cyaha nibihanwa n'ingingo ya 142 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Igihano yahabwa ni igifungo kuva ku mwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2 n'amafaranga y'u Rwanda kuva kuri miliyoni 1 kugera kuri miliyoni 2. Aba mwabonye Niyonsenga Esther na Twizerimana Dieudonné. Dieudonné yabitse amafaranga azi neza ko yibwe, ndetse agira inama n'uyu mugore ati hungira iwanyu ujye muri Ngoma aho uvuka kwa bene wanyu batazagufata. Yafatiwe Ngoma. Urumva ko n'umufatanyacyaha ni icyitso, byose ni icyitso cyujuje ibyangombwa. Abitse amafaranga azi ko yibwe, amugira inama yo guhunga. Ibyo rero turababwira ngo Abanyarwanda twari dukwiriye kugira umutima wo guhanana. Icyo uyu mugabo Twizerimana Dieudonné yagombye kuba yarabwiye umugore we, reka kumubwira ati reka wakoze amakosa, wakoze icyaha, reka tujye kwa sobuja aya mafaranga tuyasubize. Ubu bagiye kujya mu munyururu, habe ni fanta biguriyemo. Inzego zirakora, inzego zirakora. Abakeka ko bakwiba bikarangira aho ngaho, inzego zirakora. Niko kazi ka buri munsi. Ariko nubwo dukora, noneho turasaba n'abantu ko bafata iya mbere nabo. Ubutumwa tubaha turaba ubutumwa ko bafata iya mbere, bakaba ari bo ba mbere bicungira umutekano w'ibintu byabo. Nubwo inzego zikora, ariko nibo bagomba gufata iya mbere, kuko uriya yagize Imana agarutse yose, hariho atagaruka yose, hariho n'atagaruka. Nubwo yafatwa ntagaruke, still ubigiye mu gihombo. Ikigaragara hariho ibyaha bikorwa kubera uburangare. Ibi byaha byose mubona hano twaberetse, harimo uburangare, harimo ubuteganye buke, harimo ubuteshuke, harimo no kutagira amakenga. Ibi byose turetse uburangare, tukagira amakenga, tukirinda kugira ubuteshuke buke cyangwa kudashishoza, ibi ni ibyaha byacika.
n'ibyaha byacika hano muri iki gihugu. Ngira ngo ibi bintu byo kugura ibibanza n'abantu bahimbye ibyangombwa byari bikwiriye gushira. Kuki ugomba gutanga amafaranga miliyoni 10, 20, 30, 40 ukayatanga gutyo utabanje gushishoza? Harimo kutagira amakenga. Ikindi, aba bantu mu mayeri bakoresha bakubwira ko ari imari ishyushye, bihuta, bashaka amafaranga, ariko izo mpuhwe zo guteza cyamunara ubutaka bwo muri uru Rwanda, ukumva ko telefone mubona, izi telefone zafashwe nyuma yo kwakira ibirego bitandukanye by'abantu batandukanye byo kwibwa telefone. Hari 4 bafashwe baziba, turaza kubabwira amayeri bakoresha, hari abandi bagishakishwa, hari nabo izi telefone zagiye zifatanwa baziguze n'abazibye, bakavuga bakemera igihombo, tukoroshya ibintu, tukavuga ati icyo gihombo uragitwaye ariko subiza telefone y'abandi, ubutaha ugira amakenga. Si ubwa mbere tubivuga, nta nubwo duhagaze kubibabwira, tuzagumya twigisha, ariko kandi abantu b'Abanyarwanda bagomba kugaragaza ko ari Abanyarwanda bumva. Telefone 280 ubushize zari 190, na mbere yaho zari nk'izo ngizo. Abantu bari bakwiriye kutugabanyiriza akazi, bakagira amakenga, bakabika telefone zabo, tugahugira mu kurwanya ibindi byaha. Kuko ibi byose muraza kubibona. Mwabonyemo n'uriya musaza w'imyaka 70. Izi telefone mubona, hafashwe telefone 280 zifite agaciro ka miliyoni 62,505. Abafashwe bakaba bakurikiranwe icyaha cy'ubujura. Abafashwe n'uwitwa Ndayisenga Eugene, Kaberuka Eulad, Ntivuguruzwa Evariste, Amerika Jean Paul, wari wiyitiriye izina rya Habinshuti Sad. Uyu Kaberuka Eulad niwo mperaho imyaka 70. Mwamubonye uriya musaza, biratangaje gusaza uri mu byaha nk'ibi ngibi byo kwiba telefone. Urabona ukuntu yaratuje, yinjira muri telefone mu iduka, ari hamwe n'abandi basore, akajijisha umuntu ugurisha, mpereza kiriya kintu, nk'iki ngiki, toya timpereza kiriya, bigasaba wundi ugurisha kurira. Urumva iyo wurira utera umugongo, yamara kumutera umugongo telefone aba yabonye aho yayishyize, akaba arayirashye, akaba yishyize mu mufuka, cyangwa akayihereza mugenzi we agahita asohoka, undi akaguma mu iduka akavuga ati yewe ndabona icyo nashakaga ntakibonye, ubwo akabagiye. Binjira ari abantu 2 cyangwa 3. Biratangaza buriya niyo hari n'igihe yinjira mu iduka, yareba akabona telefone yawe atazi aho wayishyize, akakwibarisha ati se ni sangapi, ugakuramo telefone ukareba, yangiza agahita kujisha akakubwira amanurira biriya telefone, ukabura yirambitse, akaba yirashye, akabihereje mugenzi we w'inyuma, wagasigara akujijisha ngo ibyo ashaka, ibikoresho, ibicuruzwa ashaka ntari kubibona. Ayo nama yari agenda akorwa n'abantu batandukanye, bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Nyarugenge na Remera. Ayo mayeri amwe nari maze kubabwira. Andi mayeri kwizeza abantu akazi. Hari abizezwa akazi, muri mwe ndakeka hari abo ndi kuvuga mukiyumva, abandi kuvuga mukiyumva, kavuga ati hariya narajijwe, tubwenge buza nyuma. Ibyo byose tugira ngo tubakangurire. Umuntu yizezwa akazi, bakamuhamagara, bakamubwira ngo ubwo baba bakorana ari nk'abantu nka 3. Akamubwira ati ngwino ntujyane kwa boss, bakagenda bakinjira muri building, ubwo nawe wikoreye envelope ngirimo za CV zawe, warangiza akakubwira ati telefone yanjye razimye ntiziyawe mpamagare boss. Wowe rero nk'umuntu ubifitemo inyungu, nk'umuntu bagiye gushakira akazi, ukayimuha turi heti basigara bawica aho ngaho murebe hariya muri office,
agahita amanuka akagenda, telefone yawe ikabiragiye. Umuntu ugiye kugushakira akazi udafite telefone we yabanje akakishakira, yabanje akakishakira. Hari rero n'ibindi mu bukwe cyangwa ahantu hateraniye abantu benshi, burya umujura ntagira uko asa, nawe aza yambaye neza, yambaye karavate na costume nziza n'utwo yidegije kabisa. Twumvikane, mumfashe. Mu bukwe haza abantu bambaye neza, ariko hazamo n'abajura batagetinga telefone ari nka 4 bagafata kona 4. Hanyuma cyagiye cyo gutanga amakado cyangwa se cyo kubyina, abantu bagahaguruka mukava ku meza mwese mukayisiga iri empty, nawe yamaze kuzitagetinga akazifata agasakuma agahita agenda. Kandi azifata ukagira ngo ni umuntu wasigaye zirinze, wamureba ngo ukuntu asa niko bamwe batubwira ngo ntabwo wakekaga ko ari umujura, wabonaga ko iri iPhone 16 ariye rwose. Umujura sate ibyo ngibyo ni ikintu uburangare. Ejo bundi hari uko nagiyemo, mu bukwe nari ngiyemo, mbona abantu barahagurutse bose bagiye gutanga kado, ariko nari nicaye ku meza imwe ndeba imeza hariya, ndavuga nti mbega ubupfayongo, baragurutse barazita. Ariko ngira ngo aho ndakeka ko nta muntu wari uhari uziba. Nanjye nguma mpanze ijisho hariya, bagarutse ndababwira nti ko mwese mwagiye gutanga kado mukabura n'umwe musiga hariya, urazira telefone zanyu bazibye, ubwo simwe ntibyari biturutse ku burangare bwanyu. Mwaransubiza nubwo bazitwara se simbo n'ubundi mujya muzisubiza abantu. Ntabwo yego sha ntabwo nibyo rwose. Namusubije ko ifite ubushake bwo gushaka izi telefone z'abantu zibwe, ariko ntabwo ariko zose zigaruka, kubera impamvu zitandukanye. So rero wowe muzawe ishobora kuba ntayagarutse, kandi iyo tugiye gushaka telefone dufata ibirego hamwe byakiriwe tukazishaka gutyo. Ntabwo tuvuga ngo iyi ni iya kanaka, dufata zose, ntituba tuzi n'iz'agaciro ngo ni iz'agaciro kangana iki, ifashwe tukayizana tugahamagara nyirayo. Urumva aho ngaho uburyo yansubijemo harimo imvugo y'ubupfayongo, harimo kutagira amakenga. Mwese murahagurutse muragiye, noneho igisetsa hari n'igihe wicara no kuri table, buriya abantu bicara no kuri table bataziranye, sibyo? Umuntu akagenda akareba table akascreeninga akabona niho hari amatelefone mazima, akagenda akayicaraho akabatera story, ubona asa neza, ubona ari umuntu wo muri uyu mujyi. Mwese mwaza guhaguruka ngo usigare uturebera ngo turaje, ubusigaye barebera muramuzi, kuko agasigara barebera zose akazitwara akagenda. Ndi kuvuga ingero zimwe nkumva abantu hari inyuma barasa, buriya ahita yiyumva, uwo mvuze ahita yiyumva akavuga ati ni jyewe tu, buriya avuze. Ayo nama yeri tuba tubabwira ngo ibyo ni bya telefone ntabwo iremereye, kuki aho wajya hose ntiremereye, ariko ni akantu k'agaciro hejuru ya miliyoni 600,500 irakuremereye ku buryo utayitwara, ntacyo bitwaye wayitwara. Izo ni ingero tugenda mu nsengero. Rero naho mu nsengero nibyo hari n'undi nawe uherutse kutwandikira ati birababaje rwose kuba telefone yanjye yaribiwe mu nzu y'Imana. Mu nsengero ntabwo bahatinya, bariya abantu nta hantu batinya, no mu nsengero bajyamo ugahaguruka ugahimbaza ugahumiriza ukamanika amaboko, telefone yawe ukayishyira ku ntebe inyuma yawe. Ubwo ni ubupfayongo, ni ubuteganye buke n'amakenga make.
telefone n'isakoshi bitereka imbere, nubwo wabitereka hasi tereka imbere aho ureba, ntawe uzakwiba aguturutse imbere, ariko uguturuka inyuma ntuzu ibyo akora. Telefone ntiremere kuki ushyira ku ntebe yawe wicayeho utareba, gishyiraho ureba, wituma wibwa, wituma buriya uzi yagiye kukwiba ukuntu abavuga ati iriya niyo ndangare reka bariyo niba, niko bavuga. Kandi koko wajya kureba ugasanga bitari kure y'ukuri, ugasanga bitari kure y'ukuri. Mu rusengero rero naho hinjiramo ababi n'abeza, hinjiramo naho abajura bakazitwara, dore ko n'abari mu rusengero banakeka ko umuntu wese winjiye aho ngaho yejejwe. Reka da, hariho n'uba waje kwihana ibyaha byo kwiba agahita niba akanagenda. Mu mahugurwa na za conference cyangwa workshop, umuntu akaza muri workshop asa neza, yambaye badge, afite agakapu kagira ngo ni laptop urimo, wamureba ukavuga ati ni presenter kabisa, akicara. Baza ari nka batatu, umwe agacungira undi. Cyagiye muri ya coffee break, telefone aba yamaze kuzireba, laptop aba yamaze kuzireba, akazitwara, akaba aranyarutse, mwese mugasigara murebana ngo telefone yagiye he, laptop zacu. Ibyo nabyo ni amakenga makeya. Ikindi, abasiga ibikapu byabo mu mamodoka bakaziparika ahantu nk'ariya. Igihugu cy'u Rwanda gifite umutekano, kiracunzwe, ariko ni responsibility ya buri muntu, ni responsibility ya buri muntu kwicungira umutekano w'ibintu bye. Ntabwo wakwandarika ibintu byawe, kuko murabizi nta mupolisi, nta mugenzacyaha waba kuri buri rugo cyangwa se ngo abe kuri buri modoka y'umuntu waparitse. Rero abatwumva turabasaba ko usibye no kuba imodoka yawe ishyira mu kaga kuba yamenwa kubera cya gikapu, kuko bashakamo ya telefone, urumva iyo bakumeneye imodoka bakagutwara n'ibintu uba uhombye kabiri. Turasaba abantu rero ko bagira amakenga, ibyo bintu babyirinde, kuko nk'uko nabivuze, umubaji w'imitima ntiyayiringanisha. Ikindi, andi mayeri akoreshwa, abishyura abamotari bakoresheje telefone. Iyo ugeze aho ujya, ubundi turabagira inama ko mbere yo kuva kuri moto wagombye kuba mwajya kugeraho mujya bamaze kumwishyura, kuko uba uri mu mugongo we. Ariko hari abo ageza aho ajya, yamara kumugeza aho ajya, umugenzi akavaho, yamara kuvaho akamubwira ngo nimero, umumotari agahita yimushikuza akirukanka, akayimushikuza akaba arirukanse. Uzi kuntu na plaque bano bajura bamwe baba bazihishe, hariho niyo batanazisha, hariho n'utibuka gufata plaque ya moto. Hari n'undi nawe uherutse kutubwira ngo umumotari ngo antwariye telefone, byagenze gute? Murabona ngo nageze aho njya, hanyuma ndamubwira nti ngaho nshyiriramo nimero, nshyiriramo nimero, amuhereza telefone, undi aranduruka. Abamotari n'abariko bakoresha amayeri yo kuvugisha akajwi gatoya, kuvuga akajwi gatoya kugira ngo uvuge ngo nguki, kugira ngo umwegere ayigushamure, cyangwa se avuga ati mpereza nyishyiremo nimero, ukayimuhereza telefone, kuko ukaba yayimuhereje kajya kubona ukabona arandurutse. Ubwo bisaba ko wowe niba uvuye kuri moto witarure, utera intambwe ebyiri nyuma kure, umubaze kode cyane, cyangwa se mujye kugera aho ujya wamaze kwishyura kare. Ubutumwa rero muri rusange, ngira ngo amayeri yumvikanye, hari menshi tugenda tuyababwira, ariko ay'ingenzi ni ayo ngayo, ndetse ayo ngayo atume namwe mutekereza kuba, kuko aba bantu iyo twayavuze bahimba ndi, mutekereze ko nta kintu cy'ubusa kibaho. Umuntu kugushakira akazi, ndabonaho n'umwanya w'abantu birirwa, ngira ngo bamwe muri mwe harimo ba YouTubers, sibyo? Mwirwa mwamamaza ngo abantu batanga akazi.
bagenzi banjye, muramamaza abajura, amatangazo yirwa amanitse ahantu. Uwo muntu utanga akazi, ushakira abantu akazi, ni nka babandi mwirwa mwamamaza bashakira abantu buruse, bamazeho abantu amafaranga, mukabamaza mukongera ngo birizewe. Muri abafatanyacyaha, abafatanyacyaha turagira ngo dufatanye kurwanya ibyaha. Uko ureba imikorere y'ibyaha muri iki gihe, ibyaha biragenda biva mu byaha by'ubugome byo bita violent crimes bijya muri white collar crimes. White collar crimes ni ibi byaha biri soft, umuntu agushuka ukamuha amafaranga, reka nkwinjize muri business, ubwo ni za pyramide, ugashoramo amafaranga yakubwiye ukuntu uzunguka. Online forex trading, shoramo miliyoni, shoramo ibihumbi 20 by'amadolari, tuzajya tuguha inyungu ku idolari rizamutse amapaundi ni ikintu, kagukorera imibare ukavuga ati ndunguka, tibi bintu biri kunguka. Ikindi tugira amakenga, ntabwo nta mafaranga y'ubusaboneka, nta yabaho, ntaho ndayabona, nta mafaranga y'ubusa aboneka, ntayo ndabona. Nayo mafaranga abagushuka bose bashaka kuganisha muri ubwo buryo, kugwa amafaranga ngo bakwinjize muri business, wunguke business zunguka, tukugurisha ikibanza kigura make kuko mfite ikibazo. Aho ngaho haba harimo imitego, haba harimo imitego, tugira amakenga. Ubwo rusange, ubundi butumwa bwa rusange navuze, ba noteri turabagira inama rwose ko bafatanya n'urwego rw'ubugenzacyaha kurwanya ibi byaha, birinda cyangwa bagira amakenga, bakanashishoza ku byangombwa abantu babaha bashaka muri za mutation cyangwa se mu bundi buryo. Hariho ba noteri bajya bakora amasezerano ya za banki Lambert, ariko bitwikira umutaka ngo w'ubugure. Aho ngaho ubu butumwa mu bampere mbabwire ko atari byo amategeko abareba. Abagura ndabisubiramo, bagira amakenga mbere yo kwishyura, ujye ubanza ushishoze, ubaze n'inshuro nyinshi zishoboka ba nyiri ubwo butaka. Ariko uzi umuntu ko muri foto akayishyira ku indangamuntu y'umuntu, ntubibone, ukabibona umaze kwishyura miliyoni 24 zawe, akaba ari bwo uvuze akaruru. Ubu urwego rw'ubugenzacyaha rubaye rutari hafi, baranduruka bakagenda. Murakoze rero, ubutumwa nari mfite n'ubwo ngubwo, ariko sinabura kubifuriza iminsi mikuru myiza. Nkaba mbasaba ko ubutumwa nabwo mu bumpera abanyarwanda, mubabwira ngo mureke twizihize iminsi mikuru myiza neza, twirinda icyaha, kuko muri iyi minsi mikuru y'ubunani na Noheli ntabwo inzego z'ubugenzacyaha ziba zahagaze gukora, polisi ntiba yahagaze gukora, tuguma dukora turwanya ibyaha. Rero ukeka ko muri iyi minsi aribwo azabikora, wapi, twamubwira ko yabwira ko bireka. Ikindi, muri ibintu by'iminsi mikuru murabizi hazamo ibintu byo kwishima, bimwe mwita ngo ni ugusepera cyangwa gusanyuka, sibyo? Abantu barishima, twishime neza, ariko twibuke twakantu tunywe less, hanyuma niba wasomye ku kirahure utandukane na vola. Niba wasomye ku kirahure ntujye kuri vola, kuko abasare barahari. Wambuke, uzi kuvuga ngo ukoze impanuka kuri Noheli, ntushoje n'umwaka kabisa. Tugira amakenga. So, banyamakuru rero, bafatanya ibikorwa beza, ndabashimye cyane. Uyu mwaka wagenze neza, twakoranye neza, twarafatanyije mu buryo bumwe cyangwa ubundi, tugeza abanyarwanda tubagezaho ubutumwa. Ndakeka umwaka utaha ubufatanye buzarushaho kuba bwiza, ndetse namwe mukaba abambasaderi beza bo kurwanya ibyaha. Muri mwe ntihagire abagaragaramo ibyaha, kuko
iyo waje hano kenshi wumvise uburyo ibyaha bikorwa, uba wagize amahirwe yo kuba uburirwa, cyangwa se uba wagize amahirwe yo kumva amayeri akoreshwa. Ntabwo mu bagomba kugwa muri uwo mutego we ntugomba kubamo. Uyu mwaka wagenze neza cyane, twakoranye neza. Ndakeka ko n'ubutaha tuzakomeza gukorana neza kurushaho, twese kubw'ineza ya rubanda. Murakoze cyane. Nk'uko bisanzwe nyine tugomba kugira umwanya w'ibibazo tukaganira. Theo nabonye ari washyize urutoki bwa mbere. Abakoresha platform zitandukanye z'imbuga YouTube bashobora kugira mu kwiza mu bindi byaha birimo bikoreshwa n'ishoboka n'ibindi, ariko n'ubundi hari abayutubers basiba ko baba bari bakora iki kandi n'ubundi bazira bashobora gushora cyangwa se kugeza mu bindi byaha. Theo, urakoze cyane. Icyo kibazo nari nizeye neza ko ndi muri bukimbaze, ariko ntabwo nateguye igisubizo uyu munsi, kuko practice igisubizo ndagifite ariko sinagiteguye uyu munsi kubera impamvu ye. Practice tubona nuko iyo natanze ubutumwa nk'ubu ngubu mukongeraho ikintu cya YouTube, usanga iyo nkuru ariyo yamize ikiba cyatumye tubahamagara. Reka tuzabigira undi munsi. Murabizi n'ubushize narabibabwiye, nimumara gutangaza iyi nkuru, izi nkuru n'aya mayeri uko nabibabwiye, icyo turagikurikiraho rwose. Igisubizo kirahari, naje nanabyiteguye. Murakoze. Yes.